nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi. Izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruturu rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Umuntu afite ubwenge uramubwira agenda uteka ndakubajije ngo warize ibyo kuba ufite ubwenge ntabwo warize cyane wize. Nize amashuri make cyane. Nyine wari wasize gutyo kare kose. Umva nkubwire. Mbabarira amagambo yawe ukomeje kuvuga amagambo angana gutya. Ndakubwiza twitwanarya nta n'ikintu kimwe cyakorwa muri none. Ubundi wahaye n'ikintu na kimwe wakoze kuva gwakereye. Namaze koza ibintu. Wakora byose? Gukoropa bikora vuba cyane subizi ko ndafite courage nyinshi. Ayo mazi ya muceri nashize ku meza. Mbabarira genda amazi ngo iki? Amazi ya muceri nasize kumbavura. Kinyarwanda ama probleme. Mba mazi genda ujye gukora ibyo ukora tujye kubona uko tuje. Uca hano genda ibyo ugenda. Kapeti we. Umva ubundi wowe wakoze agapeti nyirake. Genda wishondana n'uyu mwana. Ikintu cyose uri kwivugisha ntabwo wandenza amavi. Rero nakubashye nk'umuntu. Urashaka kurwana se? Nakubashye nk'umuntu. Urashaka kurwana? Ngufashe. Ukubita utakuruka nanga. Arembe kabyasisha. Urumva ushaka kurwana? Ufashe iki bro? Ndagufashe iki? Uko ari ntugare. Rigare uri kwibona? Mbwira utankanga. Rigare. Mbwira utankanga. Ugiye kurera woze no gare kano kaya tuvugana. Ugenda ukora para hara kuremba ari hano uri gukina. Undi wagira ubwanwa ukagira ubwenge. Umva se konvereje. Ugize gushambe muracyo. Umva kira. Uje mu kazi. Kora para hano. Namora yana na Kikongo. Bwambere nawe n'umuntu usa gutya. Nakoze. Nitwa Kingi nk'uko yari amaze kubitubwira. Ni inshuti y'umuryango. Uri inshuti cyane se na Nina? Ni inshuti yanjye cyane. Kuva ryanjye. Nshaka kubakiwe. Musikatarera abiri. Nkagenda nza hano kenshi gashoboka sinkubone. Ntabwo nkunda kuba mari ariko inshuti yanjye cyane. None se ubarizwa he, ukorera he, ukora iki? Numva nshaka kumenya byinshi kuri wowe. Sinzi impamvu numva muri iki gitondo, ariko ngira ngo nuko nabyutse nsenga. Nito naseraga Imana imuze n'abantu beza nkawe. None mu bantu ba mbere muye nawe mise nkubona. Oya nawe rero bikabije. Ya nano nabi. Ukora iki, utuye he, mbega muri make. Ni Kabeza. Nkorera Remera. Urakera Kabeza ukuntu zigiye twita. Zigiye twita ku Kabeza. Niyo mpamvu rero nahuye n'umuntu nkawe rwose. Remera naho buriya ni ahantu heza cyane, hahurira abantu beza cyane. None se mukuri imyaka wishimiye, ndumva nshaka ko wamanya imbere yawe basi kujya tuvugana pe. Ni ukuri numva umunsi nagize ibyishimo nk'iby'umushumba uragiye inyana ze zihaka zose. Ni ukuri ndashaka ibyishimo njye mbihorana. Mumaye nimero yanyu nkajya mbavugisha se hari ikibazo. Oya ntacyo. Yego. Ubuzima busanzwe ukunda kunywa iki? Nkunda kunywa sasa nafsi akoze pose.
shara bizi nyine ntabwo wambura unkeneye. Ni ukuri inshuti nziza. Ndashima Imana yakumpaye. Stop it. Nyine, you know, I got you. For life. Thank you. Yeah. Mva ahubwo namutikaje nari kubwira. Rero nayindi no gutekereza. Icyo mbere numva twazabigenza. Ntekereza ko icyaba cyiza, sibyo? Nimba yumvikana, akaba nyine byibuza munaganira. Tekereza ko n'ubundi ntago Stepmother wawe ashaka ko igitondo kimwe mubyuka agusanga muri gete ngo mwagiye kubana, sibyo? Wowe ahubwo wamusaba mukabigenza gahoro, sibyo? Wowe uramutipe ukamubwira nyine mukigira nkaho mwabyemeye, sibyo? Mukigira nkaho mwabyemeye nyine like mwashaka mwaho muri n'imbere mukajya mwitana sheri na shushu nawe ugaseka nyine like you pretend. Biriya byo kuvuga nyine ngo ntago abishaka ni ahubwo wenda mugashaka uburyo mwebwe mutuma nyine Stepmother wawe nyine nawe uramuzi abyizera neza yuko urukundo rurimo, sibyo? Imishinga ye nyine akabona ko irimo nyine ubundi akabona ko ari akazanga nyine umutego ari kugutega wowe wawuguyemo, sibyo? Rero byazarangira wowe ukambwira ati rero rwose tukagenza ibintu gahoro gahoro n'iki nyine mu bimwemeze, hanyuma ndabizi neza azakurira, hanyuma wowe numara kwiga mushatse mwazananyuzamo no hagati aho ngaho mukagira wenda ukamubwira ati akagupropose nyine gusa mwebwe mugatuma Stepmother nyine abyizera. I'll be there nyine mva udupranka twa hato na hato nyine dutuma azizera neza kuko muri kumwe k'iyo mishinga muyirimo, sibyo? Shanya nsengera wamugagene. Nje ntago nakora kugira ngo nsoze kwigura bize. Umura niba muganira akakumva don't worry araza kubyemera kandi nabyemera nyine ubigenze gutyo. Nura ntazagira undi mu ibi bintu nyine bibibanga byanjye nawe. Ntazagira undi mu n'inyoni iryumva ko ibi bintu twabipanze. Nyine ubwo ninjye nawe tuzabimenya, sibyo? Cyane rwose. Mbogo mwiza. Narasenze. Ubwo abakobwa ndabazi. Mba nyine nese uramutse ko nawe witonda. Kuba kengise. Ntabwo komanda. Aka kanya se umurena. None nyine yansabye nimero yanjye mu kanya. Se wasize wumva ariko ngira ukuntu ngo ndi mwiza ngo mbabarira nyine nawe wakirishye gusa ko nyine n'umwana mwiza pe. Ni umwana mwiza akorana na mama kandi urabizi mama Karine yashimye. Sinzi nyine ukuntu ameze kuko abizi niyo muntu w'indashima muri ubu buzima. Cyane ndavuga ko ari umwana mwiza pe. Mba yambwiye ngo tuzasangire ubwo nzamwemerera rero. Yansabye nimero yavuze amagambo nazi umubare wayo sinyibuka. None nawe yagushoje. Oya nyine nasa mugufi mwiza. Sorry. Ariko nyine n'umwana mwiza pe. Mwe bikurimo mwe mwazagisoka kanya se bingiye mu bitwa ariko nyine he's cute and really interested. Stop it. Kigenda mwari. Shamba. Gira usubire mu rugo dore. niyo mpamvu nari mvuze ngo abagore b'iyi minsi bavuga ati ndashaka kugira ngo abyare ariko mbabarire ntabwo ariko uko no gutekereza cyangwa se gukeka nk'umuntu kugira ngo mbwire nyine ko twagiye ahantu henshi hatandukanye tukajya kwivuza ikibazo cyangwa hari ibintu waba urimo gukora imbaraga igatuma twafegitinga sinzi niyo mpamvu urangira ibiganiro byose tubivuze kandi unambabarire kuko buriya ndabona hari igihe umuntu aza nimugoroba yashyizemo umusemburo bigatuma avuga ikiri ku mutima. Aha nanjye uko ubibona nanjye niko mbibona ntabwo nzi ikibitera. Njya kubona nkabona birizanye kandi nanjye iyo bije nanjye biranyafeta kuko birambabaza cyane. Nanjye ntabwo njye byishimiye rero birambabaza iyo uje ukaza umbwira nabi ukambwira amagambo ansesereza. Ndabizi ko naje hano kubaka, ndabizi ko ngomba kubyara n'umugore wawe. Se ubona ubyuka
ugasohoka mu cyumba cyawe ukajya kujya muri salo buriya ubona dufite abana bakuru ubona babifata gute? ntabwo uri kumenya kuryama nta muntu ufite. Uzi ko ubura umukobwa wanjye agira ngo neza neza ngo nakunaniye. ariko waba uzi nuko nta kamera nari mfite ngo ngufotore urebe ukuntu wari umeze nijoro. waba uzi ukuntu wambwiraga, waba uzi ukuntu wandebaga byonyine. Hasibye ari nko mu masanga ariko numva ntabyibuka. Ibyo nibyo mba mbabwira, iyo muri mu kazi ugomba kwita ku kazi kanyu neza. Natwe tuba dushakisha buri munsi kugira ngo tubahembe neza. Nk'ubu ngiye kureba mabuja kugira ngo ngire ikindi gitekerezo mubwire kugira ngo turebe ko business yacu yakwaguka. None se ubwo tugiye twangiza ibintu nitwubaha akazi neza, nidukora akazi neza, yajya duhemba iki? No, ibyo ntabwo bishoboka. Mwite ku kazi, mugere ku kazi igihe, mutunganye ibintu kandi byose bigende neza cyane. Nanjye mbona icyo mubwira. Ubwo se uratangira kuvuga ngo tukongeza amafaranga utari wamara na kabiri, urumva byagenda gute? Garagaza ikintu nyine werekana uvuga uti nakoze neza nanjye ndashaka mu mumeme. Mwe gusa mushaka akazi ngo batangire babahembe mutari mwakora akazi. Kora akazi, werekana ibikorwa, natwe tubona ahantu tuguhera. Ubwo nanjye ndinjira ngire gute? Ndinjira mbona aho mera mabuja mubwira kugira ngo tugire ibyo dukora. No, ibyo ngibyo ntabwo wemerewe kubibwira n'abandi bagenzi. Umva ndaza kuvugisha ndabona mabuja. Ureka manze muvugisha. Sawa sawa. Haramutse meze mutisi? Meze neza. Nanjye meze neza, ndashimana. Tukubitanye buri mugenda hari igitekerezo cyari kinzanye nje kugezaho. Urabona ukuntu business yacu imeze. Nifuzaga ko urabona ukuntu tujya kugera ku kwenda amabuye y'agaciro hakurya tukayazana. Ariko noneho naje kwicara ndatekereza buriya ngize nka saa 11 z'igicuku ntangira kugira ibitekerezo bizima. Ndavuga ni se niba tuzana amabuye y'agaciro kubera iki noneho tukazana hano mu Rwanda gusa, kubera iki noneho tutatangira natwe kuyajyana hanze mu bindi bihugu bitandukanye cyane cyane bitwegereye kugira ngo tubone ko twabonamo inyungu. Ndavuga ni rero ndaza kwegera mugeze iki gitekerezo. Icyo nge nshaka ni kimwe, icyo nifuza wenda ko babizi tumaranye igihe muri business, igihe cyose twakoranye business irunguka, nta kosa unziho. Mu by'ukuri tubanye neza ibigaragarira amaso y'abantu ndetse nawe n'uburyo dukorana n'abakozi uburyo tubanye. Nifuzaga ko mwama access kuri bank hanyuma nkajya mbasha kubona nyine uburyo nkora iyo transaction ndetse n'uburyo twacuruza amabuye y'agaciro ko mu buryo cyari igitekerezo kugira ngo twagure business yacu mabuja. Buriya rega kuva wamakazi rwose nanjye ndagufashe nk'umubyeyi, numva ndi umwana wawe, numva byamfasha rwose uko najya nkora ibintu byiza kandi bikagushimisha biguteza imbere nanjye bikaneza imbere. Mubona ndimo mvugana n'abandi bakozi nabo bashaka ngo tuboneze, ariko ndababwira se turaboneza mutari mwakora. Buriya mabuja ntabwo ari byiza rega kongeza umukozi kandi atari yakwereka ikintu wakoze. Tugomba kubanza tukabareka wenda njye ukayinyinjiza kubera ko ari njye urimo kubareba, ariko nabo tukazagenda tubagenera nyine bitewe n'ibyo wakoze. None se ko ntabakore transaction nakoraga ikibazo zari uzifiteho? Nta kibazo nafite, nuko nyine rimwe na rimwe wabuze bikansaba kuza kureba ngo bidufashemo ugasanga akazi karimo karadindira kubera inshingano nyinshi mwa mufite. Nifuzaga ko rero iyo serivisi nanjye nubwo wenda utayimembe ariko noneho mu buryo kugira ngo akazi kacu kagende neza kandi nanjye nkore neza, njye mbasha kubona uburyo mvugana n'abari hakurya cyangwa se bari mu bindi bihugu kugira ngo mbashe kuvugana nabo mbereke n'ibintu bifatika kugira ngo tubashe gukora. Sinzi ko kuvugana nabo gukora nta kibazo, ariko ndibaza ibya banki bihurira nyine ibya banki nkabuja wenda wanyibishe nabi. Ibya banki ni ukugira ngo nk'ayo mafaranga bajya baba batwohereje cyangwa se baduhaye ngiri iyo access menye ngo wenda nanjye niba bayatwishyuye menye ngo nanjye ndajya kuri banki mbikuze mbona uburyo nongera gushora wenda mu gihugu cy'abaturanyi muri Kongo tujye kuzana amabuye y'agaciro nanjye mbishyure bitagombye ko bikunyuraho ngo ujye kuma amafaranga ngo nishyure ngo nanjye no, niba bayamaye muri haye inyungu ishyire kuri banki andi noneho nyakomezanye ngiye kwishyura tubone ibindi uburyo twongera tugacuruza amabuye y'agaciro. Ni ibintu byoroshye mabuja. Yego ndakwizera ubundi kuba dutandukanye nta kibazo neza. Yego rwose ariko nanone kaba kageze nanjye tumaranye imyaka 15 mabuja ndi muri aka kazi ko imyaka myinshi kandi ibyo uvuga ntabwo ugeze ugaragariza ikindi kintu.
ndumva nta kibazo kirimo nabikwemerera. Ni ukuri murakoze cyane mabuja, murakoze cyane. Ahubwo se kuvuga ni umutaruka ageze amahirwe buriya wari uri ikambere wenda mu nshingano z'ababyeyi twari twicaye hano hanze nasanze nari kumwe n'ikindi kizungereza mabuja nabaho numvisha umushahara wanjye wose uko kwezi twana bumuha ndavuga ese umwana mwiza usa neza udahana ufite inzu binyerera n'umwana wanyoye amata mabuja nkarebye mbona n'ikigero cyanjye buriya ni muntu ki hano uriya mwana w'umukobwa wasanganye na Linda uvuga neza wambaye marinete nk'abo mabuja ibyo ubwo ngubu urakuze ku buryo ushaka umugore muze nk'imbere njye mabuja nawe ko nukuri ndakuze pe iyo kirageze rwose ahubwo se ni amateraniro ya buri mugoroba yanjye aba hano kugira ngo tujye dushingana amateraniro ya mugoroba oya n'amateraniro aba hano ubona bisanzwe tugira kenshi ya buri kamwe rwose ubwo rero iyo atari umuryango n'abantu tumaranye igihe kinini ntabwo ni inshuti ya Nina nibyo ariko ntabwo azamufasha rero ibyo ndumva hari ikibazo kirimo gikomeye ni umukobwa mwiza nk'uko bivuze agira n'imico myiza uko namubonye mpita myumva umutima rwose birahura ndavuga nibura no kugira ngo akazi kagende neza rwose mbaye mfite umuntu umbwira ngo akazi keza umunsi mwiza Imana ikurinde mabuja akazi kajya kagenda neza rwose n'inyungu zakwikuba pe byaba byiza ngiye ngaruka rwose nkabasura pe mabuja ngaho nyaruka nawe ujya mu kazi ubwo ngubwo mwakoze cyane kandi ku cyifuzo nari mbagejejeho ubwo reka njye kuraba ari abakozi nabo bamereye nabi ndebe n'ibyo ngomba kubabwira yego ukora akazi neza nicyo inyungu nizo dukeneye cyane umunsi mwiza yego nawe bwari bwije cyane kuko nagutegereje abana barangije kurya baragenda nsigara ndi kureba ikiganiro kuri televiziyo kirarangira njya kuryama ndabanza ndasenga ugiye kuryama mu ruraje ariko ninjiye ugisenga ubundi ko kera biri utabikora gukurikizwa bivuze ni ibi bibazo bigenda byurirana urabona iyi si yacu iba ifite ibibazo byinshi ariko mbabarira mu by'ukuri amaze guhinduka bayambabarira ntabwo njye nigeze nshyingirana nawe kuri mwiza nyine nari nzi gusenga hose kandi mbabarire kandi unyumve rwose ntibizongera ahubwo ikindi kibazo nshaka kubaza hari ibindi bibazo se mu rugo birita no bitari byanjye nawe ibibazo byo gukuramo inda hari ibindi bibazo byari bihari kugira ngo bikemukire rimwe ibibazo biri hano ni iby'umwana by'uburwayi se umwana w'ubutsi kandi gogo gusa afite ibibazo ukaba utari wabimbwiye urumva nkigera hano mbere nari nzi ko bizarangira ariko bigenda byiyongera uriya mukuru we nta kibazo n'inshuti yanjye turumvikana iyo akeneye ikintu arambwira akangisha inama utuntu twose n'uwanjye nta kibazo dufitanye uriya we n'umwana nta kibazo ariko gogo arandembeje pe gogo aranyanga gogo abwira nabi aransuzugura imbere y'abandi bana sinzi ikintu famille yawe ntabwo kutabi baramundegeye se cyangwa mubwire nabanje kubyura nzi ko bizarangira ariko gogo aranyanga sinzi ikintu nzakora ngo uriya mwana wundi sinzi ikintu nzakora pe ibaze ko asigaye ajya kuganiriza umukozi ngo aragenda akaganiriza umukozi akamubwira ibintu byose ngo ukuntu ngo ndazivamo ngo njyewe ngo nshobora kuba n'ibyo zikuramo ibintu byacu byose akagenda akamubwira kandi uzi ukuntu abakozi bameze ejo tuzabyumva muri abo baturanyi ibyo usangira n'abashuti bawe babikubwira ndaza gushaka gukemura mbese byose reka mbishyire ku murongo sibyo bikemure pe bikemure nanjye niba ari ikintu umaze iminsi nsengera nsigaye nsenga ko Imana yabahindura wowe ntabwo gukora imyuga imwe oya njyewe ibintu by'agacupa ubu ndabisezeye kandi ndakurahiriye ntabwo ngiye kumukurikira kandi bizagenda neza byose wagiye basi wihangana ugatuma uriya damura agacupa kakanywera hamwe ko mbere ari kuba oya ndabyihorera nta nubwo zongera tubyihorera rwose ntabwo nzongera no kugatuma hano mu rugo wayerekana uretse ko atari ibiryo n'inzira n'ubuzima burahagarara nta kibazo
kandi urakoze kumpaye imbabazi. Sawa. Kanjye kugira utuntu ntungane ko sawa. Kibwana cy'ingurube kuri 40. Niko sha. Munenze kuneze neza ndava ikigana agafashe baza kugura ikibwana ngako cya Mukamana buriyo twarakundanaga. Uraseta 40 kagura inka. Wayiva ku matelefone shoga. Niko la Claude we. Kingi. Boss buretse gato sha. Kirabite wacyana wowe umamagara uko bishakiye. Boss Kingi. Atubera na pizza kinera. Bite byawe se? Usigaye uri ku matelefone buri kanya. Uzi ukanco hano neza neza urumva. Ubwana by'ingurube gusa. None isigaye byadupfunduye tukabihekenya da. None se umuntu ugiye nawe kuzaba ngacyo. Ahora ahuze nabi. Yaravuze nabi. Bite se n'iki kumgaruye? None se uko gutaha urumva uherukana. Umpaga gahumbi nkajya kwinywera icyuma. Ubungubu neza neza uyu n'umusore mugenzi mungana uciritse nubwo wakize ukiri umusore. Nta gitano wandusha. Kandi hano uri mu kazi ukora akazi nasana ko guhemba. Ibihumbi 10 mfata by'ukwezi nibyo wavugira. Wayatoragura se? Nayo narandahakora nizo watoragura nyine notsi itegereza guhembe. Aha ni mu rugo kugira ngo bwagumva neza, ukora akazi neza. Hanyuma ibindi byose reba nk'ukuntu ubusa reba ipantaro babambye amakoti. Nese nambare nka wowe guhembwa 500 miliyoni. Nebwe 10 nambare iki? Iri kote n'utwo turimo gawe kaye se kuri wanye ngo yitabye Imana ariko uzikorera nayo ikintu cyamburira amahoro wamugani. Wanukiwe? None se kigwanje. Bizi ko twabanye neza? Akafabanye. Rego iri inshuti y'amabuje. Bura amabuje arankunda. Kuba ndi inshuti y'amabuje turakorana ni boss. N'amabuje arankunda. Bimwubaha neza akazi ke. Hanyuma akaguhemba neza tukagira. Ibyo utangiye ngo twara nakuranya nawe. Aryo wanyu ni he? Waduze. Ni Karembure. Nanyigo ni mbaga ariyo kagende shaka nasura wina wicyo mwana munyere gute erega mugabo turaziranye numva turazanye mvo cyuze ikintu nyeneye nese gufungura kino gipangu izo mbaraga zikura so wari hano se bateka ko ari ngiye yeze burya hano mu rugo uramucerese n'icyuma ntabwo garaho nukipfura gute koko mbuze muzakira mama gitano ngo bigendera koko mbuzana ari icyuma ngo yigendere ku bice buhagama mwizo icyuma rikeri rikeri mama ngayitana aho ngaho yuko nakituna kabasha kagende hanyuma ariko ntuzongere kunyabiza uko wiboneye Kingi I love you ikanoreze nguri igikoko cyangwa nguri nuza sumbira iginorore n'ubundi byo gukora ukwesha bundi Kingwe nuzanere za prudence kuko ingara akagabuja nubwo murusha nshakwaha ya ndo amagara abantu koga mubaniya ambugisha Hello? Yes, shalom, safa. Meze neza. Msukiza. Tuvuye mu kazi ndavuga reka mbahamagaye basuhuze kuko umunsi wanyu wagenze mvuge niba mwariye namwanyoye namwabonye na aranje ya saa sita. Ndetse ubundi kugira umuntu ukubwira amagambo meza ko wiwe bazi niba wanambaye neza cyangwa se kugira ati nambaye neza. Okay. Inshuti nta kibazo rwose. Ni byiza cyane. Muri uyu mugoroba se bite ko tugeze mu rugo ninjira mu cyumba ikingo urugi rwose sinzi ukuntu muri mind yanjye isaza n'ishusho yawe ndavuga nti bamumarayika akazi nahuye nawe wamuhamagara nkamuvugisha nkamenya uko ameze nkagira n'ibyo mubaza ko urumva hari ibintu nshaka kubaza rwose. Nizere ko utari bwize sinzi niba nta kibazo kuko
ikintu kindimo cyane cyane rwose ku mutima nkajya gukora ikintu nkajya natekereza ndumva rero ko nakubaza niba umutima wanjye ukaruhuka pe. Nashakaga kubabaza ese mwaba mufite umupatana, umukunzi cyangwa boyfriend? Oya ntawe.